ubu rero amakuru nge mfite nuko izo nsengero zigiye gufungwa. Ikintu kiba kineye agahinda nicyo ko umuntu aba ari umushumba w'itorero akaba atareba, ahubwo bamuhereza aya maturo wenda bakajya kuyakoresha ibindi, nubwo ubundi nta n'ikintu cyaba kinakomeye muri iki gihe itorero ryagakwiriye kwitaho uretse urusengero. Kuko niba ufite insengero 100 hagafungwamo 90, burya za zindi 10 usigaranye uba ugomba kuzicunga mu buryo budasanzwe, kubera yuko nazo ziramutse zifunzwe byaba ari ibibazo. Kandi uko mwabyitegereje gufunga mwabonye ko byoroshye, ahubwo gukingura niki ni hatari. Kuko niba nyakubahwa perezida wa repubulika ubwe yarivugiye ati ari nge nizisigaye nazifunga, urumva ko ni ibintu biba bifite logique, sibyo? Ibaza ariko nimurebere kuri leta iba ifite isoko, mu isoko rirema wenda buri munsi, abaturage barirema n'abacuruzi barasora basora, ariko nyamara iyi soko ryashaje leta ibubakira irindi, kandi leta iramenya ngo iri soko ntirikijyanye n'igihe, reka tuhubaka irindi. Wajya kubona ukabona leta ihaye rwiyemezamirimo isoko kugira ngo ya misoro ahantu iva bahabungabunge, kuko hari icyo umunyarwanda uba uhacururiza yunguka, ariko hari n'icyo leta ihakura. Ibintu rero ni magirirane. Hari ikintu umukristo waje gusenga yunguka mu rusengero, ariko nanone nawe umushumbi hari ikintu wunguka. Niyo mpamvu rero mu bintu uba ugomba kwitaho, buriya umukristo we yanasengera iwe mu rugo, ariko abakristo basengeye mu rugo byagora mushumba kugira ngo witwe umushumba, byagorana cyane kugira ngo icyubahiro unagira ukigire, byanagorana kugira ngo na cya kintu hakura wenda ariwe na karibira cyangwa niyo modoka na minerivare z'abana n'ako gashara cyangwa se agasabune bitewe nuko mubyita mu idini ryanyu, byagorana kugira ngo ibyo bintu bibone. Buriya rero nge mbona neza ko abashumba nibo bafite inyungu ku rusengero kurenza abakristo. Ni nabo bagakwiriye kuba bashyiraho ingamba zo kubungabunga isengero, ku rwego rw'uko isengero zitagomba kugira gute, zitagomba kuba zafungwa, bakaba bareba kure akavuga ati umwaka utaha leta izadusabi, ndetse abantu bakaba banakora ibisumbije, sibyo? Uba abashumba bagakwiriye kuba bareba insengero zishobora kugira nko muri 200 ku buryo baba bashyizemo ikintu kimeze nka warranty cyangwa garanti, kavuga ati uru rusengero tugiye kurwubaka turuhe nibura icyerekezo cya 200. Umuntu akaba atuje n'ibyo leta idasaba akabihashyira mu rwego rwo kwanga kuri inzu kuraza imbugita hanze, kuko bujya wiriwe ure kwasa inkwi ukarazishoka hanze, umuntu yaje ashobora kuba ariyo akwicisha. Bujya rero ugomba gukuraho impamvu zose z'ubutumwa bwiza kugira ngo ubohokere kuba wabuvuga. Hari amadini ngengarukaho nkayanenga, aho usanga nta madini akomeye, harimo nk'amadini y'abametodiste, hari amadini y'ababatista hano mu Rwanda, hari amatoro nka za ADPR. Mu by'ukuri wenda n'ubwo ADPR atari internationali, ariko ngaruka kuri ya madini mpuzamahanga, usanga mu by'ukuri uyu munsi ibintu by'ivugabutumwa nta kintu bikibabwiye. Abameto mwigira hafi mumbwire n'ababatista. Turaza kugaruka ku makuru abari update cyangwa amakuru y'ingenzi ndetse yihutirwa mu gisata cy'iyoboka mana, by'umwihariko hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ngira ngo murabizi neza ko hamaze imyaka myinshi insengero nyinshi zifunze, hafunzwe insengero zisaga cyangwa zigera ku bihumbi 10 z'amadini n'amatorero bitandukanye ndetse n'imisigiti, bizira kutubahiriza ibisabwa. Nubwo harimo izabimaze kubyubahiriza zigitegerejwe ngo zibe zafungurwa, ariko hari amakuru noneho ngira ngo hari insengero mu by'ukuri zigiye kuba zafungurwa. Ariko noneho inkuru ibabaje kandi iteye agahinda nuko hariho insengero zirimo gukora uyu munsi vuba cyane, urutonde rwazo rushobora kuba rwamaze gusohoka, zikaba zigiye nazo kuba zafungwa kubera yuko izo nsengero zitubahirije ibisabwa. Hari insengero nyinshi zirimo gukora, bigaragara yuko inzego z'ibanze zishobora kuba zarashyizemo imiyaga nko kwanga gufunga mu by'ukuri 100%, bakavuga bati reka tube tuziretse, ba nyirazo wenda zirabura bike bazabikora. Ariko noneho bikaba birangiye, imyaka irangiye, izo nsengero ari nacyo bamwe mu bakristo twaganiriye baje bambwira bati byishimo ni gute tumaze imyaka 2 dusengera mu rusengero rumwe mu murenge cyangwa se
hasengera n'abakristo bavuye mu mirenge 2-3 benshi batanga amaturo n'icyacumi, ariko amadini ukabona yuko abayobozi bakuru batigeze bashyira imbaraga mu kurinda za nsengero zirimo gusengerwamo, kugira ngo nibura zibe zaba insengero z'icyitegererezo, nibura nazo zitazafungwa. Ubu inkuru mbi inababaje nuko zigiye gufungwa, kandi nyamara mu minsi yose yaba iy'imibyizi ndetse n'ibyumweru abakristo batanga amaturo, bagatanga icyacumi bitewe n'ubwoko bw'amaturo izo nsengero zaka, ariko ntabwo abashumba b'amadini bigeze bashyira umwete mu kuba bakora izo nsengero nibura ngo zibe ziri kuri standard cyangwa se mezire leta irimo gusaba. None rero mu bugenzuzi ngira ngo RGB yagakwiriye kuba yarabikoze mu kwezi kwa gatatu ni mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ngira ngo wanashize. Yes, ni mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize. Urabona yarongeye yihangana undi mwaka, sibyo? Mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize nibwo itegeko rishya ryasohotse ryari kubahirizwa, noneho rero yarongeye irenzaho umwaka, sibyo? Usanga bari gucunga amakompasiyo, bashyize imbaraga mu gucunga ibigo by'amashuri n'indi mishinga y'ubucuruzi cyangwa ituma abazungu bazanamo amafaranga, ariko cya kintu nyamukuru cyatumye abametodiste bagera mu Rwanda kwari uguhindura abanyarwanda ngo babe abametodiste bizerere Yesu muri metodiste. Icyo kintu cyararangiye, mu babatista cyararangiye, mu madini nka za eperi cyararangiye, mu madini nka za amadini atandukanye, amadini yose ari internationali amenshi, hari na za niyo apostolike zo zanazimye utanamenya naho ziherereye, kandi nyamara yari amatorero yari afite imbaraga za niyo apostolike. Hari amadini nka za nyina abaperesebuteriyeni ngira ngo nabavuze, hari amadini nka za vivante, hari amadini nka za ni menshi. Ayo madini yose ntabwo agishyize imbaraga mu ivugabutumwa, ahubwo usanga barimo kureba amaproje, barimo kureba kompasiyo, barimo kureba bajera, barimo kureba ibintu bijyanye na collaboration bakorana n'abazungu, barimo n'ibintu bapanze, barimo kureba ibintu by'amahugurwa, barimo n'ibintu bapanze by'ibiterane, abari ibintu by'ubusikama bashyizemo abazungu bakazamo ari nko gufotora abantu kugira ngo babihe finansoma bibonera amafaranga. Reka mbabwire, muzabona ishyano, sibyo? Muzabona ishyano, sibyo? Buriya kubera ibihugu tuba turimo bya Afurika, niyo wazana biswi ntubura abantu, niyo wazana bombo ntubura abantu, kandi abazungu bo kubera ko mu bihugu byabo babuze abantu, iyo wateguye igiterane ukavuga ati tuzatanga bombo cyangwa amasabune, ukagura amakarito 10 y'amasabune, umuzungu waraza agasanga abantu 200, 300, akavuga ati uyu muntu arakomeye, ure kuvuga 200, kandi nyamara 200 niyo watabaza uti ndapfuye uri ku gasozi, abantu 200 bashobora guhita baza bakareba urupfu upfuye. Ariko ikintu gikomeye, ese hari umuntu mu gihindura? Aya madini biragoye, nta muntu bagihindura. Nabo babatiza benshi ni babana babo baba baravukanye, baba baravukiye mu ngo z'abakristo, ahubwo n'abahoze ari abanyamuryango bayo abenshi bisubiriye muri Gatolika, kuko wenda yo inoroshya ibintu, ubuza aho ajya niho yigira. Ni ibibazo bikomeye cyane. So insengero zabo zarashaje, uko abamisiyoneri batwubatse n'udutafari duhiye, uragenda ugasanga ntako muri 73, ntako 68, ntako 82 gafite metero wenda 7 ku 9. Icyo gihe urwo rusengero rwari rukaze rw'amatafari ahiye rushashemo wenda n'ibice by'amatafari na sima cyangwa se ruriho n'amabati. Icyo gihe rwari rukaze kuko insengero zubakagwa n'abanyarwanda zabaga ari iz'ibiti, bakarobeka icyondo bagashyiraho n'ibyatsi. Abamisiyoneri baba bubatse izo sengero bakubaka utwo dusengero dutoya, ariko uyu munsi iyo turebye ubona hari akantu gateye isoni, nta mbaraga. Kandi wareba abashumba bayo ni abantu b'abaherwe bakomeye b'ibyamamare, bahora mu ndege bajya mu Bwongereza, muri Amerika, muri za Senegali, muri za Nigeria. Abana babo barakomeye kubera yuko bafite uburyo bari standard, iyo babuze ibyo mu Rwanda bo barya ibivuye hanze, kandi nibyo byinshi. Ariko mbabwire ngo mwataye intego. Ubundi intego
y'umushumba, intego y'itorero ni uguhindura abantu. Sinzi niba ubutumwa bwiza mu Rwanda bwararangiye, ariko nyamara ababikurikiranira hafi babona abantu ahubwo ngo bari kugenda baba babi, kuko uyu munsi abagabo bari kwica abagore, abagore bari kwica abagabo, abantu bari kunywa za nzoga zimwe leta yigwa inahanganye nazo, ibiyobyabwenge byariyongereye, abana bari kwica ababyeyi. Uyu munsi nibwo abavugabutumwa bagakwiriye gusaba Imana imbaraga zidasanzwe kugira ngo bahangane n'imyuka mibi nayo yamaje kongeza umurego yo mu minsi y'imperuka. Uyu munsi abavugabutumwa n'abashumba b'amadini bari kwitwara nk'aho Satani bamutsinze burundu, yahagaritse ibikorwa bye. Ariko nyamara abasesengura n'ababikurikiranira hafi mu buryo bw'umwuka, shitani ibikorwa bye yabikubye inshuro zirenze nk'igihumbi. Ndetse ni nayo mpamvu Imana yavugaga ngo ibihe abantu bari kwinjiramo ngo wasengaga rimwe agire kabiri, uwagiraga kabiri agire kane. Nyamara twebwe ahubwo wasengaga rimwe yarabiretse, yarabyibagiwe, wasengaga kabiri nawe yarabyibagiwe, ubu ngubu usenga rimwe ni nk'uwasengaga karindwi. Ubwo rero namwe muraza kumva iherezo turaza kuba twagira uko rero rimeze. Imana idutabare rero kandi iduhe n'ubwenge. Ndabakunda cyane, turahura mu bindi biganiro bikurikira. Ciao ciao.